Karkongere tubasuhuze shuti bakunzi baruhuka Impa News twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ari hose tubaye ikaze makuru agezweho muri amasani breaking news z'amakuru yihutirwa tugiye kugaruka ku byo Joseph Kabila Kabanga ari gushinzwa miliyari 32 z'amadolari y'amanyamerika tugiye kugenda tubirebera hamwe ese aya mafaranga bari kumucishinza ni nyabaki aje mu buhe buryo niye mpamvu bari kuyamushinza byose ugiye kugenda ubyumva neza cyane gatanu kagenzi ko tugiye kugaruka kandi nanone ku yandi makuru akomeye cyane y'urugamba karabutaka rwongeye kuba nanone rw'ibitero karundura byongeye kugabwa ku nyeshyamba zama 23 aho byagiye bikabwa muri access zigiye zitandukanye ibyo byose ugiye kugenda ubyumva n'ubundi bikubiye muri aya makuru tugiye kugenda tugira gute tubagezaho neza cyane akantu ku kandi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ugiye kugenda byose ugira gute ubisobanukirwa neza cyane sensirise kanyuma andi makuru akomeye cyane tugiye kukugezaho kandi nanone y'ibitero karundura n'ubundi bigiye kubaho cyangwa se ibitero byabayeho n'ubundi kuri uyu munsi byagabwe n'inyeshyamba zama 23 byose urabyumva muri amakuru kuko namaze kwanyategura neza cyane sensirise nkubwira nyine uko byifashe kugira ngo ube wabana natwe neza cyane akantu ku kandi kugira ngo utaza kuba wacikwa anakantu na kamwe by'umwihariko kubijyanye n'uru rugamba rukomeje kugenda rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ndagira ngo twinjire neza cyane twinjiye mu rugamba tubabwire yuko inyeshyamba zama 23 zongeye gukora nanone ahababaza FARDC abongeye guhurira mu mirwano ikomeye cyane muri territoire iyi territoire n'ubundi ya Warikare ndetse na territoire ya Rubero kuko M23 n'utundi duce yagiye yigira gute yigarura. Munyemerere duhere neza kuri tere y'urugamba duhere ku gisirikare cy'u Burundi cyongeye kugaragara neza hano mu mujyi Uvira rwagati ahangaha rero ho bagaragaye bafite ibitwaro n'ubundi bigiye bitandukanye bari bazanye bishyashya bari baturukanye mu gihugu cy'u Burundi ni bitero karundura n'umugambi mubisha bari bafite wo kugaba ibitero kunyeshyamba za M23 ariko ntago byigeze bibagendekera neza nk'uburyo kibari babipanze cyangwa se uburyo byari byestayemo kubera yuko bahuye n'inzitizi niko navuga bagize inzitizi zibatangira nyine ari nazo zizinyeshyamba za M23 bari bafite umupango mubisha wundi wo kwivugana bamwe mu basirikare bagiye batandukanye n'ubundi binyeshyamba za 23 by'umwariko biganjemo aba general bayoboye urugamba mu rusange muri zino axe izi rero za operation zapanzwe zimaze n'igihe zitegurwa ariko zikaba zihushije n'ubundi bamwe mu basirikare ba M23 ni bitero karundura bibayeho ubwo hakekwaga ko uwitwa Buduwe Ngaruye ngashobora kuba ari we uri ku commandinga urugamba ruri kubera hano muri ino Uvira hano mu maho plateau ya Zamfizi ndetse na Zamwenga anga rero bikaba byavugwaga yuko ari we waba uhaherereye ariko bikaba bibaye ibi bitabakundiye kubera yuko amwe mu makuru bari bafite ataraya nyayo ahubwo bagabye ibitero bikarangira bisanze ahabi bitewe nuko nyine byabagendekeye nabi cyane uko bari babiteguye siko byagenze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bisa nkaho nyine urugamba rwababereye ingorabahizi nyaboneka bigaragara yuko nyine uko byari byestaye atari ko byagize gute byabagendekeye nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi habayo gukubitwa guteye ubwoba hanga kandi nanone inyeshyamba zama 23 ziri gushinza nanone ibi butegetsi bwa leta Kinshasa ko bongeye kubagabo ibindi bitero karundura cyangwa se ibindi bitero karabutaka by'umwariko bigabwa mu bice n'ubundi bigaruriye aho rero ngo nta mutekano wabo bari bizeye ngo bitewe nuko n'ubundi bari bakomeje kugenda bagabwaho ibitero bigiye bitandukanye babigabwaho neza hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho umuntu akomeje kugenda areba neza cyane ubona yuko byasaga nkaho bari bafite plan n'ubundi yo kugira gute kubarimbura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bi rero ntago byigeze bibakundira migambi yose bari bafite ntago igeze bahira cyangwa se ngibakundira igende nkuko bari bagize gute bari babipanze kubera ko bahuye n'uruva gusenya n'ubundi birangira bakubiswe n'izi nyeshyamba zama 23 zibakoze ahababaza birangira nyine babasubize inyuma mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biragaragara yuko nyine ibintu bitoroshye habe nakana gatoya. Hanyuma abandi bacashuro bashyashya barenga 47 bari bagabye ibitero bikomeye cyane ariko ibi bitero n'ubundi bikaba bisize ntacyo bihinduye bisa nkaho n'ubundi bakomeje kugenda bakubitwa iza kabwana n'inyeshyamba zama 23 aha rero hakaba habayo gukubitwa
buteye ubwoba cyane, bakaba bagiye bahura n'ibyago bikomeye cyane kubera yuko ibyo bapangaga byose siko byagendaga, imipango yabo yose yaguyemo ishishi, bisa nkaho nyine bakomeje kugenda bakubitwa ariko ntibamenye ngo bimeze bite cyangwa se ngo bari gukubitwa n'ibiki. Bisa nkaho nyine urugamba rwari rwababereye inzitizi cyangwa se ingorabahizi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ushobora kubivuga nyine uko ubishaka. Ahangaha rero amwe mu makuru ari kungeraho by'umwihariko ajyanye n'urugamba ruba rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanone nuko inyeshyamba z'ama 23 zongeye zigakora kandi gashyashya nanone hano muri zino axe. Hari ahitwa Ruvungi, hakaba ahitwa Bwegera, hakaba ahitwa Sange, hakaba ahitwa Runingo, hakaba ahitwa Kaziba, hakaba ahitwa Kiriba ndetse n'utundi axe tugiye dutandukanye. Utu axe twose mbabwiye twabereyemo urugamba n'ubundi byari bitero byari byateguwe, ubona yuko byari bigiye kugabwa ku nyeshyamba z'ama 23 ariko bikabagendekera nabi uburyo kibari babipanzemo ntibize kuba ariko bigenda, dore ko bahise bakubitwa ishuro mu mwanya muto nko guhumbya, baza kwisanga ahabi dore ko bakubiswe nyine mu buryo buteye ubwoba cyane. Ahangaha rero bahuye n'ibyago bikomeye cyane nyaboneka, bahuye n'ibyago dore ko izi nyeshyamba z'ama 23 zari zimaze iminsi ziba nk'izihugiyeho zitari kugaragara mu rugamba, ariko kuri ishuro noneho bagaragaye, kandi ibi byagaragaye nabyo nibyo twabonye, bijyanye n'ibyo twabonye. Bisa nkaho izi nyeshyamba z'ama 23 zari zimaze iminsi zitegurira urugamba n'ubundi rwari rubere muri izo axe, dore ko nyine bagiye bagira gute bahangana nabo neza neza, urubitero bimara umwanya muremure bari guhangana. Ibi bigaragaza yuko hashobora kubaho gukubitwa kw'inyeshyamba za M23 cyangwa se hakabaho gukubitwa kw'igisirikare cya leta cya FARDC. Sinzi ngo biraza kwa bigenda bite, wenda gusaba kujya ubana nanjye umunsi ku munsi kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro tuzatugenda tukugezaho, dore ko amakuru twe tuba tubafitiye ari amakuru menshi cyane, amakuru aba yizewe, amakuru ajyanye n'urugamba ruba rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaragaza neza yuko nyine ibintu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibintu biba bitoroshye habe n'akana gatoya. Ahangaha rero biba byagiye biboneka yuko gukubitwa kw'inyeshyamba zimwe na zimwe nyine ubundi biba byagiye bigira gute bikomeza kugenda bibaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi rero n'urugamba biboneka yuko rwakomeje kugenda rufata indi ntera, aho zino nyeshyamba z'ama 23 zimaze iminsi nyine zigenda zihangana n'ikwari irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, kubwira ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibintu biba bitagize gute biba bitoroshye nyaboneka. Ahangaha rero amakuru ari kujya angeraho nanone ni amakuru ajyanye n'urugamba ruba ruri kugenda rubera no mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko hakaba haragiye habaho nyine gutsinda kw'ingabo z'inyeshyamba za M23. Nakubwira ko nyine ari ibintu biba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibintu biba bisa n'ibigenda bihurirana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko inyeshyamba z'ama 23 ziba zagiye zikora iyo bwabaga ngo zirebe niba ari cyo zabasha gukora, ariko ibintu bikagenda bikamera nk'ibyanga mu buryo bumwe, ariko n'undi bikaza kugira gute bikaza kurangira abatsinze. Ibi rero bigaragaza neza ko ibintu biba bigize gute biba bitoroshye. Ahangaha ni ibitero karundura byari byagabwe, ariko ibitero bikaba bisize n'ubundi izi nyeshyamba z'ama 23 zisa nkaho zirwaniriye nyine zikora agashya, basanga basubiza ibitero inyuma, n'undi byari bigamije kuba byabahitana, birangira nyine babihagaritse. Ahangaha rero birerekana ko nta mikino igize gute ihari, by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba ruba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikana ko ari ibintu biba byakomeje kugenda bigira gute bifata indi sura cyangwa se bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi rero byumvikana neza cyane ko izi nyeshyamba z'ama 23 zongeye gukora kandi nanone ahababaza FARDC ndetse na Wazalendo. So byo byose rero ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ibintu ntago byigeze byoroha habe n'akana gatoya. Hanyuma andi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba ruri kubera hano nyine mu birasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anga amakuru ari kungeraho by'umwihariko ajyanye n'urugamba ruri kuba, nuko nanone uyu munsi inyeshyamba za AFC M23 zagize gutya zigatungurana neza hano muri teritwari rubundi nkuru
ya Shabunda, ahantu bita Nzibira, Kanyora ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye kuri ubu tubarizwa hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Izi nyeshyamba za M23 zikaba zarwanaga na drone yari imaze iminsi igaba ibitero muri zira axe, ariko iyi drone ikaba yarashwe ikaraswa n'inyeshyamba za M23. Byo nizere ko byumvikana neza cyane gatanu ko agenzi kako ngo yarashwe yahanuwe ni indege y'Ababirigi, dore ko nubwo bahanuye indege y'Ababirigi n'undi Ababirigi kuri ubu cyangwa se kuri ishuro ntago bari bameranye neza, n'ubundi ntago bari bamenyeranye, cyangwa se ntago bari bamenyeranye nyine n'izo ngabo z'Ububirigi. Yego, ntago byari bimenyereye yuko bazamura drone ngo babe bayirasa, ariko kuri ishuro barakiyo drone yarashwe. Ibyo bintu ngereyo ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanga kagenzi kako. Niba drone nk'iyo yarashwe, ni iki kindi kitaraswa gatanga rero kadukomeze tugende tubirebera hamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tureba nyine uko urugamba rugize gute, uko urugamba rugiye rwitwaye mu buryo bumwe cyangwa se nyine ubundi. Hanyuma angana none amakuru avuga ngo iki, tugiye kwinjira mu duce tugiye dutandukanye, tugiye munyemerere aya makuru yacu twite tuyatangirira neza mu gahugu kinyegeje hano nanone mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire naho uko byifashe. Mu gihugu cy'u Burundi amakuru ari kuvayo atugeraho avuga ko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye uyu nguyu ari ukomeje kugenda agira uruhare runini mu kwicwa kw'abasirikare ba M23 ngo arebe niba yarokora igihugu cyiwe, ariko bikaba bikomeje kugenda bimubera ibibazo bikomeye cyane. Bigaragara yuko kijyanye no kuba bamwica cyo ntago cyoroshye, cyangwa se ngo bibe byabakundira ntago byoroshye, ahubwo bakomeje kugenda bicwa umusubirizo aribo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bigaragara yuko nyine ari ibintu biba bigize gute, biba bitoroshye nyaboneka hano ku rugamba cyangwa se hano kuri tele, n'ubundi ibintu biba byakomeje kugenda bigira gute, bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru aravuga ngo iki rero, amakuru ari kwihutirwa kuri ubu cyangwa se kuri iyi shuro na y'ibitero karundura n'ubundi byongeye kubaho, ibitero byagabwe nanone ku nyeshyamba za M23. Ibitero kandi bikaba bimwe mu bitero n'ubundi byasize bikoze ahababaza FRDC, dore ko iyi FRDC yari yamaze umwanya munini yigize akaraha kajyahe, ariko ndababwiza ukuri ko bitabakundiye cyangwa se ngo bahire ngo bigende nk'uko bari babipanze, dore ko birangiye nyine ubundi bagize gute, bakubiswe ku rwego rwo hejuru cyane. Rero byakomeje kugenda bifata indi ntera nyaboneka. Bigaragara ko uru rugamba rwakomeje kugenda ruhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibibazo bikaba byagiye biba ibibazo. Ntago byoroshye, ariko ngiye kubabwira nanone andi makuru akomeye ari kuvugwa muri territoire ya Walikare, byatuma mu kanya gato ntabazanira breaking news y'amafaranga akayabo ari gushinzwa uyu mugabo Joseph Kabila Kabanga. Munyemerere tuwe tuyasubikiye ahangaha, mukande subscribe mu kanya gatoya, ndaje mbagezeho amakuru ya Joseph Kabila Kabanga n'izi miliyari z'amadolari y'amanyamerika yaba maze kuzimya. Turebe si izi dolari bamushinza ni bwoko ki, ese Joseph Kabila Kabanga ko bari kumushinza ari umunyarwanda, ibyo byo ni bwoko ki? Byose rero uraje ubyumve. Nyita Pacifique, dusubire mu kanya gatoya akari imbere. Bye bye.